Hari ibyo bita intelligence quotient, ubu ni uburyo bapima ubwenge bw'umuntu bakamenya ingano y'ubwenge bwe, bafata ubwenge bwo mu mutwe bakagabanya imyaka amaze ku isi bagakuba ijana bakamenya ingano y'ubwenge afite. Guhera kera iyi si igitangira kubaho kugeza na n'ubu hagiye habaho abantu bafite iyi intelligence quotient iri ku rwego rwo hejuru kubera ubuhangange n'ubwenge bagiye bagaragaza mu bintu bitandukanye bagiye bakora, bigatuma rero bamenyekana nk'ibihangange mu bahanga babayeho ku isi. Muri aba twavuga John Wolfgang von Goethe, ni umuhanga isi itazibagirwa kubera ko yari afite IQ cyangwa se intelligence quotient ya 220. Uyu akaba yarabaye inzobere mu bijyanye na siyanse ndetse kandi agakora ibintu bitandukanye isi yagiye ifatiraho muri siyanse. Uwakurikiraga uyu von Goethe we yari afite IQ ya 200, akaba ari Leonardo da Vinci. Uyu nawe akaba yari umwenjeniyeri ndetse kandi akaba inzobere muri siyanse. Aba bombi rero bagiye bakora ibintu bitandukanye, naho umukurikiye yari afite IQ y'192 cyangwa se intelligence quotient, akaba Isaac Newton. Uyu nawe muramuzi mu bizi imibare, akaba inzobere mu bijyanye n'imibare ndetse na fizike. Byinshi byagiye bimwigirwaho ndetse kandi yagiye ashyiraho amahame atandukanye. Wakurikiye Isaac Newton yitwa Godfrey Wilhelm, yari afite IQ y'192. Uyu nawe akaba yari inzobere mu bijyanye na mekanike, nawe akaba yaratanze umusanzu ukomeye mu isi mu bijyanye na mekanike. Wari umukurikiye yitwaga John Stuart Mill, we yari afite IQ y'182.5. Uyu akaba yari umufilozofe mu bijyanye na ekonomi ndetse na politike, nawe akaba umuhanga kandi akaba yaragaragaje itandukaniro mu mirimo yagiye akora. Wari ukurikiye uyu John yari afite IQ y'182, akitwa Galileo Galilei. Uyu Galileo yari inzobere mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere, inyenyeri ndetse n'ukwezi. Yavumbuye byinshi isi ishingiraho mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikirere. Wamukurikiraga ni René Descartes, wari ufite IQ y'177. Uyu akafatwa nka se w'ibijyanye na filozofi igezweho, akaba ari wavumbuye byinshi bitandukanye muri filozofi byubakiweho kuri ubu, ndetse akaba n'inzobere mu bijyanye n'imibare. Wamukurikiraga rero yitwaga Desiderius Erasmus, yari afite IQ y'177 ndetse kandi akaba umuteoloji. Nawe rero akaba yaragiye akora byinshi bitandukanye mu bijyanye na teolojiya ndetse avugira byinshi cyane bitandukanye mu bijyanye n'iyobokamana n'amareforme yagiye ashyirwaho. Ukurikiraho ni Michelangelo, nawe wari ufite IQ y'177, akaba inzobere cyane mu bijyanye n'ubugeni kubera ibibumbano yagiye abumba n'ibishushanyo yagiye ashushanya bikamamara ndetse n'ibijyanye na architecture. Ibi byose rero byamugize inzobere ndetse kandi bimusiga mu mateka nubwo atakiriho, ariko ibyo yakoze biracyibukwa kandi birakigirwaho na benshi. Wakurikiragaho ni Baruch Spinoza, yari afite IQ y'175. Uyu nawe akaba umufilozofe wagiye akora ibintu bitandukanye, wagiye atanga urumuri rutandukanye mu bintu byari byihishwe bigiye bijyanye n'iyobokamana ndetse n'amahame. Michael Faraday nawe yari afite IQ y'175. Uyu akaba nawe yari umuscientifique mu bijyanye n'ibintu bitandukanye bya electromagnetique n'ibintu bijyanye na chimie bitandukanye. Uyu rero akaba nawe yarabaye inzobere isi itazibagirwa kubera amahame n'ibintu yagiye avumbura. Raphael nawe yari afite IQ y'170. Uyu nawe akaba yari umunyabugeni kandi akaba n'umwarchitecte wagiye ushushanya ibintu byinshi byagiye byamamara ndetse na n'ubu abantu bakibika mu nzu ndangamirage kubera ubuhangange mu byo yakoraga. Uwitwa Charles Dickens nawe yari afite IQ y'65. Uyu nawe akaba yari umuntu usobanutse mu bijyanye na classique ndetse n'ibijyanye n'ubuvanganzo. Uyu rero nawe akaba yari inzobere, nawe wagiye uvumbura byinshi kandi agakora byinshi mu bijyanye n'ubuzima busanzwe. Isi nawe yagiye imwigiraho byinshi kubera ubuhangange n'ubwenge yari afite. Guhaye ikaze muri kiganiro cy'uyu munsi. Iyi ni The Voice Live, ngiye ndi Devo Twase. Nizere ko umeze neza, nkwifurije amahoro y'Imana. Ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Guhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, turi buganire ku moko y'ubwenge bubaho n'abantu bafite ubwo bwenge, ibyo bakwiye kuba bakora. Mwumvishe rero abagiye bandikwa nk'abantu bafite ubwenge buhambaye ndetse bagiye bakora ibintu bihambaye kubera ko bari bafite icyo bita intelligence quotient iri hejuru cyangwa se icyo twakwita
twakwita ingano y'ubwenge iri hejuru. Buri muntu wese rero afite icyiciro cy'ubwenge abarizwamo n'ibyo yakora kandi akabikora neza. Mu gihe wagiriwe amahirwe yo kumenya icyo ushoboye kandi ukagishakaho amakuru kandi ukakiga, icyo gihe rero ushobora nawe kuvumbura ndetse kandi amateka akajya akwibuka. Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze zo muri kaminuza ya Harvard bavumbuye ibintu 8 bigaragaza ubwenge bw'umuntu n'icyiciro abarizwamo ndetse n'ibintu ashobora gukora kurusha ibindi, kubera ko ubwenge afite ari byo akwiye kuba akora. Inzobere mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu Howard Gardner muri teori ye yanditse yavuze ko rero habaho ubwenge butandukanye. Ubu bwenge rero bugatuma umuntu akora ibitandukanye na mugenzi we, kubera ko buri wese aba afite icyiciro abarizwamo. Ku mwanya wa mbere w'ubu bwenge bubaho hari ubwo bita spatial intelligence, ari nk'ubwo twakwita umuntu ubasha gutekereza ibintu bidafatika kandi akabitekereza mu buryo bwagutse, kandi akaba yatanga ibitekerezo bitandukanye, akaba yareba mu yindi dimension cyangwa se mu nguni zagutse. Aba rero bafite ubu bwenge bakunda gukora ibintu bijyanye na architecture, ibijyanye no gushushanya, ibijyanye n'ama graphic design, gushushanya, gufotora cyangwa se kudesigninga ibintu bitandukanye, kubera ko baba bafite ubwenge butuma baguka mu bitekerezo, bagabasha kureba ibintu abandi batareba ndetse bakaba banabishushanya. Niba rero nawe ufite ubu bwenge bw'iki cyiciro, ukaba ari wa muntu ubasha gutekereza ibintu mu mutwe ukabishushanya ndetse kandi ukarebera mu nguni zitandukanye, abantu rero bameze gutya bashobora kuba abapilote, bashobora gutwara indege, bashobora gukora ibintu by'amafashion, bashobora kuba abenjeniyeri n'abarchitect batandukanye, bashobora kuba abartiste ndetse n'abenjeniyeri cyangwa se abandi bakora ibijyanye n'ibi. Ikindi cyiciro cy'ubwenge kibaho nicyo bita body kinetic intelligence. Umuntu rero ufite icyiciro cy'ubwenge ni wa muntu ushobora gukoresha umubiri we mu buryo butandukanye, akaba yafata umubiri we akawukoresha uruziga, akaba yakoresha ingingo ze ibintu bitandukanye. Umuntu rero uba ufite ubu bwenge ashobora kuvamo umubyinnyi, ashobora kuvamo ba bantu b'abatherapiste mu bijyanye na physical, mu kuba yatoza abantu ibintu bitandukanye, ashobora kuba umuntu wiruka, abantu biruka mu masiganwa, ashobora kuba umwacteur cyangwa se umuntu ukina amafilme, ashobora no gukora ibindi bintu bitandukanye bijyanye n'ibi. Ikindi cyiciro ni icyiciro cy'ubwenge bita musical intelligence. Ni umuntu rero ufite ubwenge bwo gutekereza muri we, akumva rythme, akumva to, akumva melody. Aba bantu rero bafite ubwenge bumeze gutya, ubwenge mu bijyanye na musique, usanga rero ari abantu babasha gutekereza melody, akumva muri we melody, akumva ton zitandukanye z'ibintu. Abantu rero bagiye babaho bafite ubwenge nk'ubu. Umuhangange witwa Beethoven yagiye nawe akora indirimbo zitandukanye, acuranga melody zitandukanye, akora ama instrumental atandukanye. Rero umuntu ufite ubu bwenge ashobora kubamo umuririmbyi, ashobora kubamo umu DJ, ashobora kubamo umuproducer, ashobora kuba umwarimu w'indirimbo, ashobora kwandika indirimbo cyangwa se akaba yanazihanga. Ikindi cyiciro cy'ubwenge nicyo bita linguistic intelligence. Ahangaha rero cyangwa se ushatse wanabyita ubwenge bujyanye n'ibintu by'indimi. Umuntu rero ufite ubu bwenge abashaka kumenya indimi zitandukanye, agasobanukirwa amagambo ndetse akumva n'ibintu bitandukanye bijyanye n'ama sound cyangwa se na rythme zitandukanye. Uyu rero aba afite ubwenge bwa linguistic intelligence. Ashobora kuba poete, ashobora kuba umuntu wandika, umunyamakuru, ashobora ashobora kuba umucamanza, ashobora no kwigisha icyongereza cyangwa se izindi ndimi zitandukanye, kuko afite ubwenge mu bijyanye n'indimi no kumenya amagambo no kuyafata mu mutwe no kwandika inkuru ndetse no kwandika ibitabo n'ibindi bintu bitandukanye cyangwa se imivugo itandukanye. Ikindi cyiciro cy'ubwenge nicyo bita logical mathematical intelligence. Aha rero abantu bafite ubu bwenge baba bafite inararibonye cyangwa se muri bo imbaraga zo kwanaliza ibibazo bakabishakira n'ibisubizo ariko mu buryo bufite logique kandi busobanutse. Abantu rero bafite ubu bwenge cyangwa se baba muri iki cyiciro cy'ubu bwenge baba ari abantu bashobora gukurikirana ikintu kandi bakagikurikirana mu buryo buri scientifique, bakagenzura ndetse kandi bagashaka igisubizo
kubera ko baba bafite ubu bwenge. Abantu babayeho rero bafite ubu bwenge ni nk'uwo twakwita Albert Einstein ndetse na Bill Gates. Aba rero bakaba bari bafite ubwo bwenge bwo kubona ikibazo bakagishakira igisubizo ndetse bakazana n'ibintu abandi batabona, ariko kandi bakagira n'uburyo bwo kubisobanura. Iyo umuntu afite ubu bwenge cyangwa se aba muri iki cyiciro cy'ubu bwenge, ashobora kuba umunyamibare, ashobora kuba umwekonomiste, umwakawutanti, umwenjeniyeri cyangwa se umuscientifique, ndetse ashobora no gukora ibintu bijyanye na programming muri machine cyangwa se computer. Nka Bill Gates murabizi ko rero yagiye azana ama software atandukanye kubera ko yari ari mu cyiciro cy'ubu bwenge. Ikindi cyiciro cy'ubu bwenge nicyo bita interpersonal intelligence. Abantu rero bafite ubu bwenge bafite capacity yo kwinteractinga cyangwa se gusabana n'abantu, kuko babasha kumenya amarangamutima ndetse n'ibyiyumviro by'abantu, bakaba bamotiva abantu ndetse kandi bakumva n'ibyo abantu batekereza. Inzobere rero zifite icyiciro cy'ubu bwenge cyangwa se abantu babarizwa muri iki cyiciro bashobora kuba aba team manager, kuko babasha kuyobora abantu, akamenya kumanaginga abantu batandukanye bafite personality zitandukanye na character zitandukanye. Ashobora kandi kuba wa muntu uhuza abantu n'abandi, akaba yahuza impande ebyiri zitumvikana kandi akazihuza, yajya hamwe akamenya uko atwara yajya n'aharinda yiya akamenya uko abatwara. Aba kandi bashobora kuvamo abapoliticiens, perezida, abaministre batandukanye, kubera ko bamenya amarangamutima y'abantu no kubayobora no guhuza impande zitandukanye. Mena aba kandi bashobora no kuba abantu bamamaza ibintu bitandukanye, ukaba wagura kandi nta gahunda wari ufite, kuko amenya uko agutwara, amenya uko akuvugisha. Aba kandi bashobora kuba abantu baganiriza abantu, abantu bakansaringa abantu, abantu bumva ibitekerezo by'abantu bakabumva kandi bakabagira inama. Ikindi cyiciro cy'ubwenge nicyo bita intrapersonal intelligence, gitandukanye n'iki kindi tumaze kuvuga cyo hejuru, kuko cyo ari interpersonal. Iyi rero akaba ari intrapersonal. Intrapersonal intelligence rero ni abantu bafite ubwenge bwo kumenya amarangamutima y'abantu mindani, ndetse bakaba babafatira umwanzuro, bakaba bafatira abandi ibyemezo bitandukanye, kubera ko babasha kumenya amarangamutima ndetse bakamenya n'ibyiyumviro by'abantu, bakamenya uko babakemurira ibibazo, bakamenya uburyo babayobora n'uburyo babatwara mu kubashakira ibisubizo bitandukanye. Abantu rero bafite iki cyiciro cy'ubu bwenge bashobora kuba aba therapist, babandi bumva abantu bakabaganiriza. Bashobora kuba abakansala, kuko yumva umuntu ufite umujinya, akumva umuntu wahungabanye, akamwumva ndetse kandi akamushakira igisubizo akurikije amarangamutima ye. Aba kandi bashobora no kuba abapsikologe, babantu baganiriza abantu. Bashobora kuba abantu bahanga ibintu bishya, kuko areba ikibazo gihari akagishakira igisubizo. Aba kandi bashobora no kuba abafilozofe, kubera ko batekereza mu marangamutima y'abantu cyane, bakabyinjiramo, bakinjira mu bitekerezo by'abantu ndetse bagashaka n'igisubizo. Aba kandi bashobora no kuzana amahame atandukanye ashobora gukemura ibibazo bitandukanye, kubera ko ari bantu binjirira abantu mindani, bakamenya igihatse ikintu gitera ikiboneka hanze, hanyuma bakaba banashaka igisubizo cy'ikibazo. Ikindi cyiciro cy'ubwenge nicyo bita naturalistic intelligence. Aba rero ni bantu abafite ubwenge bwo kumva ibijyanye na nature, ibijyanye n'ibinyabuzima, ibijyanye n'ibintu by'ibimera, ibijyanye n'ubuzima, ibijyanye n'ibidukikije, bakaba babasha kubimenya ndetse kandi bagatindana nabyo, kubera ko baba bashaka kuvumbura no kumenya ubwenge muri ibi bintu. Umuntu rero uba mu cyiciro cy'ubu bwenge ni wa muntu ushobora kuvamo umworozi, kubera ko akunda amatungo. Ashobora no kuvamo umuhinzi cyangwa se umubotaniste, wa muntu umenya ibintu by'ibimera, ibintu by'ibinyabuzima. Bashobora no kuvamo abakonservateri, bamenya kurinda ibintu ndetse no kubibungabunga. Bashobora kuvamo abantu b'amashyamba, babandi babungabunga ibidukikije, amashyamba, babandi bamenya ibintu by'ibirunga, bakamenya igihe ikirunga cyavukiye, igihe kizarukira. Ugasanga umuntu amaze imyaka n'imyaka ahantu mu ishyamba, arashaka kuvumbura ibijyanye n'inyamaswa. Bano bantu rero bateye batya baba bafite icyo bita naturalistic intelligence, ituma babasha kuba muri ibi bintu ndetse bakumva babikunze. Muri bakumva kunze ibintu bijyanye n'ubuzima ndetse n'ibimera n'ibidukikije, ariko akaba atazi aho biva, nyamara abafite iki cyiciro cy'ubu bwenge.
Ni byiza rero ko dusobanukirwa tukamenya ibiturimo n'ibyo dukunda, twaba tutabizi tukabaza abadukikije cyangwa se abo tubana cyane, kubera ko iyo umaze kumenya icyiciro cy'ubwenge bwawe bituma ubasha gukora ibyo ukunda kandi wiyumvamo. Mwagiye mubona rero abana bagiye bakora ibintu bitandukanye, ugasanga umwana akunda ibintu byo kubaka, kubumba, ukabona umwana arakora ibintu bidasanzwe. Iyo rero ubimenye kare nk'umubyeyi, ukamenya ibyo umwana wawe ashoboye, ukamenya niba umwana wakunda ibintu by'umupira cyangwa se ugasanga umwana akunda ibintu byo kuririmba, umwana arafata ibintu agakora gitari, agacuranga ukumva arabizi. Gerageza rero nimba uri umubyeyi, ugerageza uburyo uyobora umwana wawe mu bintu ubona ko ashoboye kandi ashobora kuzamenya, kuko buri wese ashobora gukora ikintu gitandukanye ndetse kandi agahindura amateka, akazana ibishya kandi agahanga ibindi, kubera ko yagiye mu byo ashoboye kandi yabonye n'abamutoza. Nizere ko wasobanukiwe kandi ukamenya icyiciro cy'ubwenge ushobora kuba uherereyemo. Niba ukizi rero kandi ukaba wanagisobanukiwe, gerageza rero wegera abantu bashobora kubigufashamo. Niba ari byo wiga ubyige, niba uri umubyeyi ukaba ufite umwana, umujyane mu ishuri ryigisha ibi bintu kuko azarushaho kuba inzobere. Nababwiye rero ibyiciro by'ubwenge bitandukanye, nababwiye ibijyanye icyiciro cya mbere cy'ubwenge, nababwiye icyo bita naturalistic intelligence ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 nababwiye ko hari ubwenge bita intrapersonal intelligence. Ku mwanya wa 6 mbabwira ko hari ubwo bita interpersonal intelligence. Aba rero bafite interpersonal intelligence bashobora gukora ibintu bitandukanye, birimo kuyobora amatimu, birimo kuba abapoliticiye. Nababwiye kandi ko habaho ibyo bita logical mathematical intelligence. Aba rero akaba ari ba bantu baba bafite ubwenge bwo gusobanura no kwanaliza ibintu mu buryo busobanutse, mu bijyanye n'imibare, mu bijyanye n'ibindi biri scientifique. Nababwiye ko muri aba harimo Albert Einstein ndetse na Bill Gates, bagiye bagaragaza ubwenge muri iki cyiciro ndetse bagavumbura kandi bagakora ibintu bitandukanye. Nababwiye ko hari ubundi bwenge bita linguistic intelligence cyangwa se language intelligence. Aba ni abantu baba bifitemo rero kuba bakwandika, kuba bamenya ibintu bijyanye n'amagambo, guhuzahuza, bagakora inkuru ndetse bakandika n'ibintu biryoheye amatwi. Aba rero bavamo abanyamakuru, abacamanza n'abandi batandukanye bashobora guhindura amateka y'isi. Nababwiye ko kandi habaho ubwenge bita music intelligence. Abantu rero bakora ibintu bijyanye n'umuziki, abantu bakora amamelodi atandukanye, aba DJ, abandika indirimbo, abazikompoza. Nababwiye ko muri iki cyiciro harimo inzobere mu bijyanye na muzika bita Beethoven, wagiye uhanga amapiano menshi ndetse n'amamelodi n'ama instrumentali atandukanye tujya twumva. Nababwiye ko kandi habaho ubwenge bita bodily kinetic intelligence. Aba ni babandi rero bakwita abakorobate, bashobora gukora ibintu bitandukanye bakoresheje umubiri wabo, bashobora kubyina, bashobora kwigisha ibintu bijyanye no kubyina, kuko baba bafite capacity yo gukoresha umubiri wabo bakagaragaza ikintu gitandukanye. Ku mwanya wa mbere rero nababwiye ko habaho ubwenge bita spatial intelligence. Aba ari ba bantu babasha gutekereza mu bintu bidafatika ariko kandi bakajya muri dimension yindi abandi batabona, ariko kandi bakaba bazana ibintu bitandukanye bakaba banabivumbura. Aba rero babamo abapilote, abantu bashobora gushushanya, abarchitecte, abartiste n'abenjeniyeri. Nizere ko nawe wumvisha icyiciro urimo cyangwa se umugenzi wawe abarizwamo. Ibi rero bizafasha ko umuntu amenya ibyo ashoboye ndetse kandi agashaka n'abamufasha kugira ngo akomeze kubinoza, kugira ngo ajye akora ibintu bitandukanye. Nakubwiye kandi inzobere zabayeho zagiye zigaragaza ubwenge butandukanye, zagiye zibarizwa muri ibyo byiciro nyine nagiye mbabwira. Abari bafite IQ cyangwa se intelligent quotient iri ku rwego rwo hejuru. Nababwiye ko kugira ngo bamenye intelligent quotient y'umuntu, bafata imitekerereze y'ubwenge afite bakagabanya imyaka maze bagakuba 100, hanyuma bakamenya ubwenge umuntu afite. Umuntu wabayeho ku isi rero wagize ubwenge bwinshi cyane niwe bita John Wolfgang von Goethe, yari afite IQ ya 220. Wakoze cyane kumpa umwanya no kuntega amatwi. Nizere ko hari byinshi wamenye muri iki kiganiro. Nari Devo Twase, iyi ni The Voice Live. Imana ibarinde, mwiyiteho, mugire ubuzima bwiza kandi buri mu munezero n'amafaranga. Mujye mwibuka no gusengera ibintu byanyu. Imana niyo iduha byose kandi niyo dukesha kubaho no kuramuka. Mugire ubuzima bwiza, murambe kandi murambire mu byiza, mutanga urugero rwiza kandi mwubaka ejo hazaza heza. Bye bye, ndabakunda.
nakagaruka. Iyi ni The Voice Life, nanjye ndi Devote Uwase.